ubusanzwe kugendana n'ibihe bisaba ubushishozi no kwihugura, bisaba gutekereza neza mu buryo bwagutse, bisaba kandi kwiyungura ubumenyi kuko buri munsi ukeye uzana n'impinduka mu buzima n'imibereho byacu nk'abantu. Kirika Podcast igufasha gusobanukirwa uburyo buboneye bwo gukoresha ikoranabuhanga dushingiye ku byabaye, ibiri kuba ndetse n'ibyo guhanga amaso. Tuganira ku masomo ashingiye ku buhamya n'ubushakashatsi, tubasangiza ubusesenguzi bw'abahanga n'ibitekerezo by'abaturage, tukamenya amahirwe dukwiye kubyaza umusaruro hamwe n'amakosa dukwiye kwirinda mu gihe dukoresha ikoranabuhanga. Iyi ni episode ya 10 inshuti y'ibihe. Cryptocurrency ni ubwoko bw'ifaranga ry'ikoranabuhanga ririnzwe n'ubwoko bw'umutekano bwitwa blockchain. Uyu munsi tugiye kuganira ku iterambere ryo kwishyurana cyangwa guhana amafaranga hatabayeho kuyahererekanya mu ntoki, by'umwihariko ubwoko bushya bw'ifaranga ryavutse. Njyewe nitwa Mizero Crispin Fahim, ndabaramukije kandi nishimiye kubana namwe. Mbahaye ikaze. Aka kanya kuri iri segonda ahantu hatandukanye ku isi abantu barimo barahererekana amafaranga ku buryo amamiliyari arimo kuva ku bantu ajya ku bandi bagura ibintu bakeneye. Abagiye gusenga bari kuyita amaturo, ba rwiyemezamirimo bari kuyita igishoro, abashoramari bari kuyita umusoro, abafite ubukwe bari kuyita inkwano, ababutumiwemo bari kuyita intwererano, abafite urugendo bari kuyita itike, abageze mu zabukuru bari kwita pansiyo, mu kiriyo bari kwita gapeteroli, abasuye umurwayi bari kwita gasukari, abagiye ku ishuri bari kwita minerivare, abashaka guhamagara bari kuyita amayinite, abakozi bari kuyita umushahara, abatanga ruswa bari kuyita akantu, abacinya inkoro bari kuyita fanta, nyakabyizi ari kuyita gahimbazamusyi, ubarenze ku mabwiriza ari kuyita amande, umupangayi ari kuyita ubukode, uwishyuye imbere y'igihe agisa avanse, ubayatoye agisa umufuragiro, komisiyoneri ayise komisiyo nyine, abari mu rukundo bayise keya, urubyiruko ruyise ubukaro, akagoroba k'abapapa bayise inzoga y'abagabo. Mu gihe ibyo byose biri kuba, ni nako abariye amadeni bari kwishyura, abayakeneye bari guhabwa inguzanyo, kandi abababaye bari gufashwa. Izi ngendo zose amafaranga ari gukora mu bantu, uyu munsi ikoranabuhanga ryafashije abantu kuyatanga no kuyakira hifashishijwe ubutumwa, aho umuntu yakira amafaranga adafatika. Kohererezanya kuri telefone ubutumwa bugufi bufite agaciro k'amafaranga, ukabona muri telefone yawe ngo wakiriye ibihumbi 5, nyamara ibyo 5 ntabyo ufashe mu ntoki, ariko ngo urayakiriye. Raporo ya Banki Nkuru ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku ikoreshwa ry'amafaranga mu isi yakozwe muri 2023 yagaragaje ko 70% by'ubwishyu bukorwa mu isi bukorwa abantu bishyurana nta ukoze ku mafaranga. Ahantu kwishyurana kashi cyangwa guhererekanya inoti n'ibiceri mu ntoki bigifite agaciro ni ku bicuruzwa bidafite agaciro kanini. Kenshi amafaranga yo kugura umunyu, kugura isukari, kugura umugati n'ibindi bidahenze cyane, mbese yayandi make abantu baba bayabitse mu noti n'ibiceri kuri 0 metre mu mifuka yabo, ariko kenshi amafaranga yagiye hejuru mu bwinshi abantu baba bayabitse ku mabanki yabo cyangwa se kuri mobile money, aho bashobora kuyishyura cyangwa kuyishyurwa batayakozeho. Ubusanzwe amafaranga ni icyizere cyanditse ku rupapuro, ariko kubera icyizere cy'ikoranabuhanga, iki cyizere twatangiye kugikura ku mpapuro tugishyira muri mudasobwa. Buri kwezi iyo wakiriye umushahara wawe, ntago biba bivuze ko umukoresha wawe yateruye ivarizi yuzuye inoti agashyira banki ngo aya mafaranga nimuyanshyirire kuri konti ya runaka, ahubwo umukoresha wawe ajya kuri banki akababwira ati uyu muntu nimumumbwirire ko muhaye amafaranga ibihumbi runaka biri mu masezerano y'akazi. Icyo gihe banki ihita ikoherereza ubutumwa bugufi ngo ubonye amafaranga, nyamara nta noti cyangwa igiceri kivuye ahantu na hamwe ngo kijya ahandi. Gusa bakaba baguhaye icyizere cy'uko igihe cyose uzashakira amafaranga uzagenda bakaguha amafaranga ari aho ngaho basanganywe, bisobanuye ko amafaranga yose ari ku isi ari ayacu twese kandi turayafatanyije, upfa gukora igikorwa akemeza ko yakwiye gusa.
ubwo ni uburyo bwo guhererekanya amafaranga mu buryo bw'ikoranabuhanga, ariko noneho reka turebe ubundi buryo bw'ifaranga ry'ikoranabuhanga. Ifaranga ry'ikoranabuhanga ubundi rimenyerewe nka cryptocurrency mu rurimi rw'icyongereza, rikaba ifaranga ry'ikoranabuhanga aho ibiceri bicurirwa mu ruhurirane rwa seriveri. Ibi biceri bihererekanwa mu makofi yo ku ikoranabuhanga ndetse bishobora kugurwa hifashishijwe amafaranga asanzwe cyangwa andi mafaranga y'ikoranabuhanga. Ibi byose bikorerwa mu kizwi nka blockchain. Ikintu cya mbere ukwiye kumenya ni uko iri faranga rigira igiciro gifite uburemere nk'ubw'ibaba, bityo iyo urishoyemo uko uba ufite amahirwe menshi yo kunguka, ni nako isaha n'isaha uba ushobora kugira igihombo gikomeye. Ikindi kandi uburyo bwinshi busanzwe abashukanyi bakoresha ngo bakore ibyaha byo mu rwego rw'imari n'uburiganya busigaye bukoreshwa no mu ifaranga ry'ikoranabuhanga, bityo ni ingenzi cyane kumenya uburiganya bubamo mbere y'uko bukubaho. Ikiyongeraho ni uko bitandukanye cyane n'uko indi shoramari rikorwa, aho usanga rigenzurwa gusa isoko ry'ifaranga y'ikoranabuhanga ntirigenzurwa, bityo igihe habayeho igihombo haba hari amahirwe make cyangwa se nta na make yo kuba wagaruza amafaranga wibwe. Reka tuganire ku buryo butekanye bwo gushora mu ifaranga ry'ikoranabuhanga. Mbere yo kugira ishoramari ukora, banza ufate akanya gahagije ubitekerezeho, umenye neza ingaruka zirimo ndetse n'inyungu ushobora gukuramo. Zirikana iteka ko ifaranga ry'ikoranabuhanga ntaho rihuriye n'amafaranga asanzwe twatangiye tuganiraho, bityo banza ukore ubushakashatsi bwimbitse mbere yo kugura ifaranga ry'ikoranabuhanga, uhereye kuri murandasi ushakisha amateka, amaraporo ndetse n'ibitekerezo byatanzwe kuri sosiyete icuruza iryo faranga na serivisi bigendana. Agenzura niba amakuru ari ku rubuga yerekeye abakozi bakora muri sosiyete ahari kandi yumvikana, harimo n'amategeko yabo, aho sosiyete ikora amafaranga ndetse n'ikigero cy'ubutunzi ifite, kugira ngo itabiteza amakiriro ku butunzi bwawe cyangwa irindi shoramari rishya. Ukwiye kumenya aho ikorera ndetse n'amakuru ajyanye n'aho yanditswe mu buryo bwemewe n'amategeko. Zirikana ko kuba sosiyete runaka ifite uburenganzira bwo gukora cyangwa se ikaba ari umunyamuryango w'urwego runaka bidaha umutekano ishoramari wakorana nabo, ahubwo kora ibishoboka ube wumva neza ibigendanye n'igura ugiye gukora. Urugero, ibi ni ibibazo wakwibaza: ese nabasha gukura amafaranga yanjye kuri urwo rubuga? Ese uburyo basobanuramo ko sosiyete zacunga umutungo wacu nk'abakiriya birasobanutse neza? Ese uburyo babika kandi bacungamo amafaranga biranditse kandi biri ku karubanda ku buryo atari ubwiru? Reka noneho turebe cryptocurrency ikoreshwa iki. Ukwiye gukora ibishoboka byose ukamenya agaciro igiceri kiba gifitiye nyiracyo, kandi ukazirikana ko mu buryo butandukanye umuntu abona amafaranga cyangwa indi mitungo isanzwe. Iyo woherereje umutubuzi ifaranga ry'ikoranabuhanga, ntushobora kubimenyesha sosiyete yari guhaye ngo irihagarike cyangwa ngo igaruze ayo mafaranga nk'uko wakabigenje ubaye bakoresheje ikarita ya banki bisanzwe cyangwa mobile money. Ukwiye kumenya uburyo butandukanye kandi buhambaye bakoresha ngo ubareshye abakiriya, harimo nko kugerageza kukuvugisha bakoresheje inzira zitandukanye, kuguha amahirwe yo kugura mbere y'umunsi ntarengwa runaka, kugurisha ibintu mu byiciro, kugura bike, kwemererwa kwinjizamo abandi bantu cyangwa se kwizezwa inyungu z'umurengera no guhirwa n'iryo faranga. Kugura ifaranga ry'ikoranabuhanga bikwiye gukorwa nawe ubwawe, si imeri, si ubutumwa bugufi, si video, si imbuga nkoranyambaga, cyangwa ngo bikorwe byabanje guhabwa umugisha n'umuntu w'icyamamare. Ntukamenyekanishe ku mbuga nkoranyambaga kutunze cyangwa waguze ifaranga ry'ikoranabuhanga ku nshuro yawe ya mbere, bitewe n'uko ubushukanyi bukorerwa kuri murandasi bureze, aho bakwizeza inyungu z'umurengera mu gihe waba wohereje ifaranga ry'ikoranabuhanga. Iteka aho byagiye biba, ababikoze nta nyungu zigeze zibagarukira nk'uko babaga babyizejwe, bityo niba wumva ikintu kiryoheye amatwi cyane, ubwo nuko kiba atari ukuri. Uramenye, ntuzice inyoni itaribwa.
abakunzi ba Kirika Podcast tubashimiye kubana natwe dukurikira inkuru ya none, ngaho mudusangize icyo mutekereza kuri iyi ngingo. Mukore subscribe kuri Mizero Media, mudufollowing kuri Instagram, Facebook na Twitter kuri Kirika Pod. Iyi episode mwagejejweho ku nkunga ya Minisiteri y'Ikoranabuhanga no guhanga udushya mu Rwanda ku bufatanye n'ikigo cy'Abadage gishinzwe iterambere HIZ binyuze mu mushinga wayo 250 Podcast Lab. Ni munyemerere tube duhiniye aha, tuzasubukure kuwa gatanu saa 12 za nimugoroba. Amahoro.